ariko ntugashinyagure ubwo si icyo utumva n'iki ntabwo uzi uyu mukobwa agiye mu rugo rw'abasore uko bigenda. Nanjye namubonye mbona kije kibibita nta na envelope irimo umugati nta n'isukari nta n'iki. None yabaza ibyanjye nawe. Aha biraba ibyuya. Urananiye iki gihe cyose ari ukiri hehe? Uzaza abantu bazanyamba batarazama. Akumiro ni amavunja. Ako sema. Ubundi se kuje mu magira iki cyakwirukansaga. Ese nyamaze ari gutinda nanjye nkaza natinze ma. Bawe genda ukiri ngono kuzi kuzazatayisanka nta kintu twari twamukorera. Yego bavuga. Niriwe. Wiriwe bro. None se byageze gutavuye. Reka mbanze ngere mu nzu nkuremo inkweto nze babwire ko byagenze. Icare hano hafi yanyu. Ahubwo ni egereye. Siko mwatinze guteka. Hari uturimo two mu rugo yabanjije kumufasha niyo mpamvu yatinze kujya guhaha. Byagenze neza nagiye burya nsanga umuntu wari wampamagariye gahunda y'akazi no wiwacu hano. Nibyo se koko wasanze ari uwinaha? Yambwiye rwose ni umuryango wo kwa Mushumba nawe yitwa Mushumba. Ba Mushumba rwose naba hano hepfo gatoya n'imidugudu irateganye. Yanyemereye akazi kandi yambwiye ko nta kintu cyiza nko gukorana n'umuntu baziranye w'iwabo. Turaziranye rwose. Yanambwiye ahubwo ngo azaza muri ino minsi na ngo azaza gusura mushiki we. Buriya naza ashobora kumubwira akazacana hano akabasuhuza. Ndabona n'inyama zahiye. Nubwo mama bagukingiye ikibaba sinakubonye aho watinze. Ubu inyama se ziba zanahiye kare. Ubutaha nzakwereka ko inama zambara. Mama, dore karagaruye. Yari yabimbwiye. Mura. Bite byawe? Ndabona wicaye na mama. Mugiye guteka ibishyimbo se? Karibu. Muraho. Amakuru y'imizi. Ni amahoro. Namwe muraho. Turaho. Seko mutahirukaga kudusura kandi twe kugera i Kigali biba bitoroshye. Erega akazi kaba kaduheranye akazi ni kenshi. Yewe nta Ariko kundi kwihangana. Nabonye akaruhuko. Ikaze rwose turabakiriye. Ndabona ntacyo mubaye ariko ndabona mumeze neza. Yewe wahora n'iki ko twarumbije twarahinze twabuze imvura imyaka yose irarumba ngayo nayo makuru dufite nta yandi mashyi urebye. Ko nabonye ibibazo biri hose ha. Ngo natwe guhembwa gashara kaza gatinze. Ni ukwihangana. Reka ngira hano mu bwiherero ndaje tuvugane nta kibazo. Yego. Ariko ma waganiraga iki na onka? Onka utagize n'ikintu tumariye nzi ntabwo nampa umwanya wanjye ugana kuriya rwose. Mwihorere mwana wawe uriya ntakagukereze ntakanakubabaza sibyo? Nta mpamvu. Urumva? Nanjye namubonye mbona kije kibibita nta na envelope irimo umugati nta n'isukari nta n'iki ariko si ubundi buriya kwazi ibibazo twahuye nabyo ababona ko tubayeho dute koko muri iki gihe. Mama no kuntu ushize yambwiye nabi. Mwihorere kandi ujye uzirikana ko abanyarwanda bavuze ngo nyokoro makuru makurora ntawamenya ariko reka dutegereze. Ariko mbabaze igihe mwahereye mujajwa muvuga ubugambo budafututse nta soni mufite. Halo nahageze waza tukavugana.
kuki Rubereta arara mu kazu kamwe n'ihene? none se mwana wanjye ko ariko nyokorome yabitegetse uragira ngo ngirene? Ese mama ntabwo ari umuntu nkatwe n'ukuntu ari umwana mwiza dufashe iyindi mirimo. Ibyo ntacyo bibwiye nyokorome ariko twe nta n'icyo twabihinduraho kuko icyo yategetse ntacyo twarenzaho. buriya rero umamagaye nari ndi mu myiteguro yo gushaka utuntu two kuzimukana tw'udukoresho two mu nzu nibyo nari ndimo ndi kwihuta cyane. nta ntugire ikibazo umuri wacu umukozi mushyashya wese bamuha inzu igihe cy'amezi 6. inzu irimo ibikoresho byose, ibintu byose biba biri muri byenekipe, ntuhangayike rwose. wankoreye akazi kabisa, ntugire ikibazo, Imana izaguha umugisha. Ikintu ngiye gukora ibyo ngiye kubireka nimba ibintu bizabisangamo, ahubwo reka ngiye gushaka utwenda umwana wanjye kugira ngo ajye abona soke nawe asa neza, dore ubuzima bugiye guhinduka erega ntabwo haguma kwa kundi ameze nk'umwana wo mu cyaro nyine, kandi nawe urabyumva. Ruberete kana boss umva sibyo nabigutumye da, ndagira ngo ufashirize umushyitsi umwereka akayira kamugeza ku isoko kahaje. Ngiye ku isoko acureka mama yerekeza hano hafi. usigara amahoro rero. Sawa nta kibazo. Allô? Oui Bella. Oui Margot. Amakuru yawe? Iminsi myinshi chérie. Turaburanye. Ese ko wanditse muko? Nta no kumbaza kuko niba narageze mu rugo amahoro kandi ubizi ko nta mayinite nari mfite. Naraguhamagaye mpita nsanga paki yanjye yashize. Nyuma yaho ndabyibagirwa aho nshyiriyemo iyindi. Muri iyi minsi ariko twabonana ko muri iyi minsi nta kazi dufite washatse akanya tugahura. Yego shandaho nanjye na twa tubazo tudashira tw'abakobwa. Byagenze gute se? Ariko uzi kubona umuntu mana aguhamagara ubizi neza yuko mwari mwarasezeranye ko azajya gufasha, akakubwira ngo kugira ngo gufashe bisaba ko uzabanza ukaza mu rugo. Ntuze kugutumira iwe hari ikibazo. Ako ntugashinyagurwa si icyo utumva n'iki ntabwo uzi uyu mukobwa agiye mu rugo rw'abasore uko bigenda. Oya uhita umutekerereza gutyo, rega abasore bose si kimwe. Birashoboka ko nyine hari uwaba ari icyo agambiriye ariko ntabwo bose wabashyira mu gatete kamwe. Keretse wenda ubaye ari byo wamumenyereje, niba ari umuntu nyine uvuze ko mwari musanzwe muziranye. Oya namaze kubirambirwa n'ukuri. Iyi kata hagaruka aha twanyweye twariye twasohotse twaryamye twabyinnye twagize gute, nge ndabona n'imyaka irimo inanyisigira rwose nizo mpungenge mfite. Bari bafashe umugambi mwiza rwose wo kubivamo. Nyine Imana izabigufashe. Izabimfashemo se shahu kugira ngo buri mbona sabiriza kera ntarasaguriraga n'amasoko. Uko imyaka igenda ishira ni kugenda uvetera bakujugunya ku ruhande. Ako hari ikintu nibagiye kubwira. Uzi ko wa mugabo nasuhuje muri ba bagabo babiri nasanze hari ahantu muzi. Profe se? Ego ndamuzi nzu twa twinshi. Ndamuzi profe rwose. Umuzi hese? Nzazi guha ahubwo izo nkuru, tegura umwanya twicara ahantu dusangire nkubwire ukuntu ibye mbizi hafi ya byose. Shaka umunsi nyine muri mwese shaka umwanya tuzahure. Yego sawa merci. Sawa nta kibazo uzambwira njye nanjye ndahari. Sawa umunsi mwiza.
muzi ibintu byinshi byinshi. None yabaza ibyanjye nawe. Aha biraba ibyuya.